Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi wo kuri uyu wa gatatu ntago wari umunsi mwiza, andi makuru nayo ababaje ateye ikibazo, amakuru rwose, inkuru mbi, inkuru y'agahinda, uwo bita Yanga abamuzi mu gusobanura filime yitabye Imana. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Uyu munsi ntago wari umunsi mwiza, aho n'undi muhanzi twakundaga turi benshi cyane nawe yitabye Imana, ari we Ivan Buravan. Yanga rero wamenyekanye mu gusobanura filime mu myaka yatambutse, nawe yitabye Imana. Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi. Yaguye muri Afurika y'Epfo aho yari amaze iminsi arwariye. Junior nawe usanzwe usobanura filime niwe watangaje ayo makuru mu ma 5:30 avuga yuko mukuru we yapfiriye muri Afurika y'Epfo aho yari amaze iminsi arwariye. Yanga yari yaragiye muri Afurika y'Epfo muri Mata uyu mwaka. Icyo gihe yari ajyanye abana be kugira ngo basure umubyeyi wabo, cyane ko ariho akorera. Agezeyo yaje gufatwa n'uburwayi araremba, none birangiye Nyagasani amudukuye mu maboko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kanama 2022. Yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka 17 ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Mu kiganiro yiyeze gukora yavuze ko byaturutse ku mateka ye, kuko akiri umwana aho babaga muri Uganda bari baturanye n'abakoraga uyu mwuga wo gusobanura filime mu rurimi rw'Ikigande. Gusobanura byamuhaye amafaranga menshi ndetse bituma amenyekana kugeza ubwo mu mwaka wa 2012 ndetse na 2013 yaje kubihagarika kuko yabonaga isoko ryabyo cyangwa isoko ryo gusobanura filime ritangiye kugenda nabi. Mu mwaka wa 2018 Yanga yaje kugira uburwayi bukomeye, arwara ikibyimba ku gifu cyaje kumutera kanseri. Ubwo yari kwa muganga yaje kumenya ko uretse kuba arwaye ikibyimba ku gifu hari haramaze no kujyamo kanseri. Akimara kumenya ko arwaye gutya yarihebye bikomeye, atangira gushaka abakozi b'Imana ngo bamusengere. Nyuma y'igihe arwaye kanseri yaje kuyikira nta muntu umubaze, ahita akomerezaho urugendo rwe rwo gushima Imana, atangira gukora ivuga butumwa. Kuva mu mwaka wa 2019 Yanga avuga ko yatangiye gukorera Uwiteka n'umutima we wose. Ibi byatumye abona itandukaniro hagati y'ubuzima yabagamo mbere. Uyu mugabo niwe wamenyekanishije amagambo akoreshwa n'ubu arimo tipe ryakoreshwaga hanini nk'umukinnyi w'imena wa filime. Muri filime ze kandi yakundaga kuvugamo ahantu hitwa kwa Myasiro, muri resitora, imikasiro, umucango, tekinike zo kurwana zihambaye n'ibindi. Yazitangiraga avuga ati karatangira kanakomeza, ashaka gusaba abantu kuba maso bagakurikirana filime. Umusini naryo yakundaga kurikoresha, ryashakaga kuvuga igiceri cya 50. Mu yandi magambo Yanga yakundaga gukoresha avuga ko buri wese buri wese agahita yibuka Yanga ni nka kiradiha, nyakariro, umucango, akabuno ku ntebe, amaso kurekara, Boris cyangwa se Jopoli n'ayandi atabarika. Yari yarashinze kompani yitwa The One Film Production, ku buryo filime yasobanuye byavugaga ko arizo muri The One. Yanga rero yitabye Imana ari umwe mu bantu biyeguriye Imana cyane, aho yagiye atambuka ku mashene ya YouTube agiye atandukanye
avuga uburyo yakiriye agakiza, ndetse akibuka n'ibyo yajyaga asobanura avuga bibi ko yabiretse burundu, ko ahubwo ubu ngubu igihe cye ari icyo kuvuga ubutumwa gusa. Yanga benshi baramuzi, nta n'umwe ushobora kwibagirwa ko ari nkawe mu legend mu bintu bijyanye no gusobanura filime. Ubu ngubu hakaba hariho abo bita ba Rocky Kirabiranya ndetse na murumuna we Junior, ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Sankara, abo bita ba ni benshi sinabavuga ngo mbarangize, ariko nyine Yanga twamufata nk'umubyeyi mukuru mu gusobanura filime. Harimo na papa wa Ata, abenshi nabo baramuzi, nawe yasobanuye filime. Ubwo legend wo mugasobanuye cyangwa se papa w'abasobanuzi akaba atuvuyemo. Uyu munsi wa gatatu wari umunsi navuga ko ari umunsi mubi cyane, umunsi wagaragayemo ibyamamare bibiri byakundwaga hano mu Rwanda, cyangwa se nka Yanga wakanyujijeho bitabye Imana. Ivan Buravan nawe akomeze aruhukire mu mahoro. Turakoma rero twihanganisha umuryango wa Yanga, harimo VJ Junior Giti ndetse na Sankara n'abandi bose bagize umuryango we n'inshuti kuguma bihangana. Yanga rero turamwifuriza kuruhukira mu mahoro. Ni ibintu biteye agahinda cyane, ni ibintu bibabaje, ndetse nkanjye nakuze ndeba Yanga cyane, nakundaga gasobanuye ke, ndi kwibuka rwose ukuntu yasobanuraga nkumva agahinda karanyishe. Yanga icyo nashimira Imana nuko ari Ivan Buravan ndetse na Yanga bose bitabye Imana, ubona rwose barigaruriye Imana, cyangwa se bari barakiriye agakiza. Kuko Buravan mu ndirimbo za nyuma yaririmbye harimo indirimbo yise ngo Yesu, bisobanuye yuko ntabwo wajya gusohora indirimbo muri studio bidafite impamvu. Ngaho rero nguko Yanga twakundaga turi benshi nawe atuvuyemo, Nyagasani amwakire mu maboko ye. Kandi nshimira uburyo rwose yagiye avuga ijambo ry'uburyo yakiriye Kristu mu mutima we. Nibura hari benshi babashije kumva yuko Imana ikwiriye guhimbazwa, cyangwa se burya iyo witabye Imana ufite guhimbaza muri wowe biba ari sawa cyane. Reka rero dushimire mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Paradizo TV, tuguma tubabwira ngo Nyagasani akomeze abane namwe. Reka tubonane ubutaha.